none tariki 16 Gicurasi 2025 hagati ya saa 12 na saa 6 z'amanywa hateganyijwe imvura mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Uburengerazuba y'Amajyaruguru no mu turere twa Bugesera, Nyamagabe, Nyaruguru ndetse ngahandi hose hasigaye ngo nta mvura hateganyijwe. Gusa ariko hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko hagati ya metero 3 na metero 6 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwase giteganyijwe muri iki gitondo degrees Celsius 12 ni mu karere ka Nyabihu. Izuba ryarashe ku isaha 11:54 riraza kurenga ku isaha 11:56. Yibutsa kari iteganya gihe atari igena gihe mwabantu. Antoine Cardinal Kambanda yavuze ko Papa Leo wa 14 uherutse gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi wamutegerejeho kurushaho kunoza umubano wa Kiliziya Gatolika n'u Rwanda nk'uko Papa Francis yari yarabitangiye. Antoine Cardinal Kambanda rero wabaye umunyarwanda wa mbere rukumbi toye Papa yabagarutse rero mu kiganiro yagiranye na RBA. Yavuze ko ngo Papa Francis uretse kwitaba Imana rero ngo yari yateye intambwe ikomeye cyane mu mubano mwiza wa Kiliziya Gatolika na leta. Avuga ko rwose ngo biteze ko Papa Leo wa 14 azamukorera mu ngata. Antoine Cardinal Kambanda kandi yavuze ko ngo ibyo birimo rero ngo biri mu murongo wo kubafasha gutanga umusanzu no mu iterambere no kubaka amahoro n'ubuvandimwe mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Birero ngo bijyanye nuko Papa Leo wa 14 yatowe mu gihe hashize imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Antoine Cardinal Kambanda yabajijwe rero niba bateganya gukumira cyangwa se ngo yabajijwe niba bateganya gutumira uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ngo mu birori byo kwizihiza iyo yubire y'imyaka 125. Undi asubiza ko bitakunda kubera gahunda nyinshi zihari. Byagorana kubera ko gahunda afite ni nyinshi cyane kuba yaza rwose ngo biragoye, ubwo tuzifatanya nawe mu mutima. Ngaye nguko Beneri rero ngiye kongera zahabu ngo mu byizigame mu bwizigame bw'amadovize yayo. Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje ko guhera mu mwaka w'ingengo y'imari utangira mu Nyakanga 2025 ngizagura zahabu nk'umutungo wakwifashishwa rero ngo mu bwizigame n'ishoramari mu guhangana n'ibibazo by'ubukungu no gushyiraho ngo uburyo buke rero bwafasha mu gihe ubukungu rwose buhiye n'ikibazo. Hashize iminsi banki zose zo mu karere ziri kwizigamira rero mu buryo butandukanye zatangiye kugura amazahabu. U Rwanda rero narwo ngo rusanze rero ngo ibi ngo nabyo ngo nta kibazo byatanga cyangwa nta kibazo byateza mu gihe hari ibihugu bigenda bisigura nka birimo Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Muramuzi ni Soraya Hakuziyaremye yabwiye abanyamakuru ko rwose ngo kugura zahabu ngo ari uburyo bushya bugiye gufasha Beneri mu bwizigame. Ikindi wamenya no ko Banki Nkuru y'Igihugu muri Tanzania yatangiye rero kugura zahabu muri Kamena 2023 ndetse ngo byageze no muri Nzeri 2024 maze kwibikaho ibiro 418. Muri icyo gihe rero kandi ngo abacukura zahabu ndetse n'abazicuruza ngo basabwe guha nibura 20% by'umutungo wayo banki. Noneho niriya Banki Nkuru yo muri Tanzania nyine kugira ngo ibabafashe kubyizigamira. Ubuhinzi bwasabira rero umwihariko ibyo abasenateri bifuza ku ngengo y'imari ya 2025-2026. Abasenateri bagaragaje ko rwose mu gutegura ingengo y'imari ya 2025-2026 urwego rw'ubuhinzi n'ubworozi ngo rukuye guhabwa umwihariko rukongererwa rero ingengo y'imari rukoresha kuko rwose ngo ruri muzifitiye runini ubukungu bw'igihugu. Muri 2024 umusaruro w'ubuhinzi wazamutseho ku kigero cya 5% kandi muri gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere NST2 2024-2029 ngo biteganyijwe ko ngo uzazamuka hejuru ya 6% buri mwaka no kwiyongera kuri 50% mu mpera za NST2.
ingengo y'imari rero igenewe ubuhinzi muri 2025-2026 yagabanyutseho miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda, bityo iva rero kuri miliyari 233 z'amafaranga y'u Rwanda muri 2024-2025 igera kuri miliyari 222 z'amafaranga y'u Rwanda muri 2025-2026. Basabye kandi guteganya amafaranga agenewe kwishyura ibirarane cyane cyane ngo mu turere dufitiye abacuruzi biyongera musaruro, kubera ko gutindisha cyangwa se gutinda kubishyura bishobora rero kubangamira imikoreshereze y'iyongera musaruro, bikagira ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi. Mu mwaka wa 2024-2025 ngo abapfuye rero ngo bandukuwe mu irangamimerere ku gipimo cya 46%. Uti bimeze bite rero? Muri ku kwezi rero ngo hirya no hino mu gihugu harimo gukorwa rero gahunda yo guhugura abayobozi b'inzego zibanze n'abakozi mu bigo by'ubuvuzi, hagamijwe rero ngo kongera ubumenyi mu kunoza serivisi z'irangamimerere, cyane cyane kwandika cyangwa se no kwandukura abavutse, kwandika no kwandukura abavutse, abapfuye nabo nyine bakabandukura mu gitabo cy'irangamimerere ngo mu buryo rero bw'ikoranabuhanga. Ni gahunda ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu rero Minaroke iriho rero mu gihe ngo hagaragazwa rero impungenge zikomeye cyane zishingiye ku mibare y'abapfuye ngo batandukurwa mu gitabo cy'irangamimerere, aho rero ngo imibare igaragaza ko rwose mu mwaka wa 2024 ngo abapfuye banditswe mu gitabo cy'irangamimerere ari 46%. Ibi rero bivuze ko hejuru ya kimwe cya kabiri cy'abapfuye batandikwa. Hanyuma rero bikabangamira rero ngo ibikorwa bigiye bitandukanye bya leta, cyane cyane n'igenamigambi yayo. Kwandika rero abana bavutse ngo byagiye bizamuka kubera gahunda yo kwihutisha kwandikisha abana mu gitabo cy'irangamimerere, cyane ko ngo byageze ku kigero cya 93.7% bavuye ku kigero cya 72.3% mu mwaka wa 2020. Umwaka rero wakurikiyeho 2023 rwose ngo byageze ku kigero cya 90%, mu gihe rero umwaka wa 2024 byageze ku kigero cya 90.3%. No kuvuga ko kwandika abana bavuka rwose byo birakorwa cyane, ariko ngo ahakiri imbogamizi ni ukwandukura abapfuye mu gitabo cy'irangamimerere. Icyiciro cya gatatu cy'ingabo n'ibikoresho bya SAMIDRC byacyuwe binyujijwe hano mu Rwagasabo. Amakamyo atwaye ibikoresho by'ingabo zari ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo SAMIDRC yanyuze mu Rwanda rero kuri uyu wa 15 Gicurasi 2024 abicyuye ku isaha y'isa 12 rero nibwo aya makamyo yarahagurutse rero mu murenge wa Rugerero ho ni mu karere ka Rubavu, aho rero ku isa 12 nanone yarageze ngo hano mu mujyi wa Musanze, ngo nyuma rero ngo yo kumara hafi iminota 15 mu murenge wa Busogo arimo kurindana kugira ngo agendere hamwe. Aya makamyo rero yarakoze umurungu muremure cyane, yavuye rero mu mujyi wa Goma akomeza aza mu muhanda Rubavu Musanze Kigali, mbere rero yo kwinjira muri Tanzania yanyuze ku mupaka wa Rusumo. Byagaragaye ko rero ngo yari menshi cyane kurenza aherutse gucyura ibikoresho byabo. Ikindi niko uziko ndetse rero ngo ni icyiciro cya gatanu cy'ibikoresho bya SAMIDRC bicyuwe binyujijwe mu Rwanda. Ibi bya mbere rero byacyuwe tariki 29 Mata biherekejwe n'abasirikare bake. Hanyuma SAMIDRC rero yatangiye ubu butumwa mu Kuboza 2023 yari igizwe rero n'abasirikare ba Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Icyo nabonye nuko ibinuza byari biherekejwe cyane pe, nabonaga imodoka MP military police ibirimo hagati na hagati. Nyagatare
abafite inzu rero ngo mu masantere barasabwa gusiga amarangi kugira ngo zise neza kurushaho mu rwego rwo kwimakaza isuku no gutunganya neza imiturire. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwasabye abacuruzi n'abafite ibikorwa binyuranye mu masantere atandukanye ko ngo bagomba gusiga amarangi inzu zabo kugira ngo hagaragare isuku n'iterambere. Ibi rero byatangajwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare muramuzi ni Gasana Stephen ubwo rero yasuraga isantere ya Nyagashanga iherereye mu murenge wa Karangazi iri n'ubundi n'akagari ka Karangazi aha tuye nyina wanuza. Yego Generosa yavuze ko rero ngo gusiga amarangi ku nyubako ngo ziri mu masantere atandukanye ngo ari kimwe mu bikorwa bigamije kuvugurura isura y'imijyi mito no guteza imbere isuku. Ibi ntacyo Irutsiro niho tugeze. Tuyisenge Valence w'imyaka 22 rero ukomoka mu kagari ka Gisiza ni mu murenge wa Musasa akarere ka Rutsiro yatawe muri yombi rero ageze i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali akekwaho rero gukubita se amusanze ngo mu kabari rwose bikamuviramo gupfa. Umwana yasanze se mu kabari aramudihagura mpaka mwisha ariko mana tazizina arashatse azira iki urakoze cyane azina arabyaye wa mubyeyi. Uyu musore rero ngo ni mwene Hitimana Elias yari afite imyaka 64 ngari nawe rero yakubitishije igiti cy'umushingiriro yakimukubise mu mutwe rero bimuviramo urupfu maze rero biba birarangiye ana Nyagasani. Uyu musore nagenda afungwe ubwo se umubyara nyine mushingure nta kundi ndabakomeje mukomeze kwihangana none se moneho hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika ho nibyoroshye murabize Donald Trump hari ukuntu yagize atyafunga inkunga cyane za USAID ariko biragoye cyane ngo sida ishobora rero ngo kwigiriza nkana ku banyafrika y'epfo nyuma y'ihagarikwa rya USAID nyuma yo leta zunze ubumwe za Amerika rero zihagaritse inkunga yo gufasha inzego z'ubuzima muri Afrika y'epfo. Imibare y'abandura virusi itera sida ngo nabo ihitana ngo ishobora gutumbagira. Ubu rero muri Afrika y'epfo ngo ibikorwa byo gupima no kugenzura abarwayi bafite virusi itera sida ngo byaragabanyutse cyane kuko ngo noneho n'ababyeyi batwite basigaye babura uko bipimisha kugira ngo barebe niba abana bashobora kubyara bazaza badafite sida. Muri Afrika y'epfo rero ngo barenga 8 miliyoni bafite virusi itera sida ndetse umwe muri 5 burya bakuru ngo abafite iyo virusi umwe muri 5. Inkunga ya Amerika yari yihariye rero 17% by'ingengo y'imari yo kwita no kukurwanya sida muri iki gihugu nyuma rero yuko Trump ayihagarika. Imibare ya laboratoire y'ubuzima muri Afrika y'epfo igaragaza ko gukurikirana rero abarwaye sida byagabanyutse ku kigero cya 21% mu byiciro by'ingenzi mu buzima nk'abari bazifite. No kuvuga ngo rero sida ishobora kuza kubahitana mw'abantu mwe. Imibare rero yabonywe n'ikinyamakuru n'ibiro ntaramakuru Reuters zigaragaza ko imibare y'abapimwaga rero ngo yapimwaga ngo harebwe ngo ubwiyongere bwa virusi itera sida mu maraso yabo ngo bari hagati y'imyaka 15 na 24 ngo yagabanyutseho 17.2%. Hanyuma rero ngo gupima mu buryo bwa rusange ngo byo byagabanyutseho 11.4% muri Mata 2025. Ikindi wamenya nuko ngo gupima ababyeyi batwite rero ngo bafite sida ngo byagabanyutseho 21.3% muri Mata 2025 nyuma rero yo kugabanyuka ku kigero c'9 n'igice kimwe muri Werurwe 2025. Gupima rero ngo abana hakiri kare ngo nabo ngo byagabanyutseho rero kuri 19.9% muri Mata nyuma y'igabanyuka rero rya 12.4 muri Werurwe muri uwo mwaka. Nyakubyara ibi bintu ntabwo biza koroha rwose. Trump abenshi barimo baramubwira bati cingo nizamba mubyeyi. Aba conservateur ngo basanga rero ngo ibibazo by'abimukira byatewe no kuva muri European Union ngo byakemurwa n'u Rwanda. Umwe mu bayobozi rero bakomeye mu ishyaka ry'abakonservateri yemereye ko ngo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union ngo byateje ibibazo bijyanye n'abimukira ngo bakabona ko byakemurwa n'u Rwanda. Muri Mata 20 ngo nibwo rwose Ubwongereza bwari bumaze imyaka 47 muri European Union bwahise buvamo rero.
hari ngo kubwa Boris Johnson, ariko ngo n'umushinga wari warakozweho neza cyane kubwa Theresa May. Muramuzi cyane uyu rero, bavuga ko ngo byakozwe ngo bibonwa ko rwose ari nk'igisubizo cyo guhangana n'abimukira binjira mu Bwongereza ku bwinshi bavuye mu bihugu bya European Union. Icyakora ngo nyuma baje kubona ko ngo batemewe n'ishami, ngo babona ko ngo batemewe ishami ry'igiti bicayeho, ngo kuko rwose ngo hari amategeko ya European Union rwose ngo yasinyiwe i Dublin ni muri Ireland, ngo avuga ko rwose ngo umwimukira ashobora gusubizwa mu kindi gihugu cya European Union yagezwemo bwa mbere. ngo umucungagereza w'umugore rero yakoze imibonano mpuzabitsina inshuro 40 n'ufungiye gufata ku ngufu. Umugore wacungaga gereza rero i Portland ni mu Bwongereza rero yitwa Sherry Antine Austin Sandigoto, yavuze ko rwose yakoranye imibonano mpuzabitsina n'umugororwa witwa Bradley ufungiye rero icyaha cyo gusambanya umwana, babikora rero inshuro zirenga 40. Umugore w'imyaka 29 rero yanatewe inda n'iyo mfungwa, ariko umwana aza gupfa muri 2023. Byageze naho rero ngo yinjiza telefone muri gereza mu buryo butemewe, ahita ayiha uwo mugororwa kugira ngo bajye bavugana biboroheye. Byabasabye rero ko iyo mfungwa yimurirwa ahandi, ubwo babikoze bakimara kumenya makuru. Noneho wa mucungagereza akajya rero kumusura yifashishije amazina y'amahimbano, nubwo byaje kurangira bamuvumbuye. ngo kubera urukundo rero rwari rukomeje kuzamuka umunsi ku wundi, uyu mugore yashatse uburyo rero bakongera kuryamana kugira ngo amutwitire undi mwana. Uyu mucungagereza rero yaciye agahigo, arangije ajya gusura inshuti ye, afata serengeri cyangwa se ka kantu bateza urushinge urakazi, arangize rero ngo aragafata agahesha mu mabere kugira ngo aze kugahura mugororwa, aze kureba ukuntu yamuha inanga zizane muri serengeri, noneho ubundi agenda zitere kugira ngo amutwitire. Ariko byarangiye bamucakiye, umupangu burapfuye. Ntabwo biba byoroshye. Mu ijoro ryo ku itariki 14 Gicurasi rishyira ku ya 15 Gicurasi, n'ubundi abanyapalestina 62 bishwe n'ibitero by'indege za gisirikare za Israel muri Gaza, nk'uko rero byemejwe n'ikigo gishinzwe ubutabazi. Umuvugizi w'ikigo gishinzwe ubutabazi muri kiriya gihugu rero cyane kiko ikiriya gihugu ngo kiri mu maboko ya Hamas, yitwa Mohammed Basal, yabwiye BBC ko ngo kuva saa 8 z'ijoro ngo amatsinda y'abatabazi yakuye rero ngo imibiri 56 mu gace ka Khan, no kuvuga ngo ine rero muri ngo bayikuye ngo imirambo 56 mu gace ka Khan Yusin yo bakuyemo ine, noneho muri Beit Lahil mu majyaruguru ya Gaza ngo bahavanye n'indi rero ibiri. Hanyuma rero ngabo ngo bapfuye bazira icyo gitero. Mu bapfuye rero ngo harimo abagore, abana ndetse n'impinja, ngo hari kandi umuryango umwe ugizwe n'abantu 13 muri Khan Yusin, wose wazimye burundu nk'uko uwo muvugizi yabitangaje. Bana Israel yagiye. Perezida Salva Kiir yabitswa kiri muzima rwose. Bavuga ko ashobora kuba yapfuye ariko aracyari muzima. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Sudani y'Epfo yahakanye yivuye inyuma ibihuha rero byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko Perezida Salva Kiir yaba yapfuye. Mu itangazo rero ryasohowe kuva kuwa 4, guverinoma y'iki gihugu yiherereye rero mu burasirazuba bwa Afurika ngo yemeje ko ayo makuru rwose ari ibinyoma cyane, byabangamiwe rero gukwirakwiza urwikekwe rwo kuba uriya mu perezida ashobora kuba yapfuye. Ngaracyari muzima, ntabwo arapfa. Kindi wamenye nuko umusirikare wo mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda Perezida Felix Tshisekedi Antoine Chirombo, perezida wa RDC, ngo yarashe bagenzi be 3 mu mutwe ushinzwe imyitwarire y'abasirikare, murayizi yitwa military police, no mutwe ushinzwe kurinda imyitwarire, yarashemo 3 rero. Byabereye mu kigo cya gisirikare
giherereye rero Kinshasa mu rukerera rwo ku itariki 15 Gicurasi 2025. Iki gice rero abantu ngo gikunze kumvikana ameze intambara umuntu akarasa bagenzi be rwose reka mana yagasane. Umusore w'imyaka 27 yafatiwe mu cyuho arimo gusambanya umusazi maze urebe rwose mu gihugu cya Nigeria mu gace kitwa Uchakwala ni muri leta ya Embonyi. Haravuga rero amakuru y'umusore uri mu kigero cy'imyaka 27 wafatiwe mu cyuho arimo gusambanya umugore ufite ubumuga bwo mu mutwe, uburwayi bwo mu mutwe mw'abantu mwe bari bakunze kwita umusazi. Aya mahano yabaye ku mugoroba. Uyu mugabo rero witwa Joseph Olu yafashwe rero n'insoresore zari zimaze rero iminsi zimukeka kashobora kubasambanya uriye mubyeyi, maze rero ahangana mu masaha y'isamo ya z'ijoro batangiye rero kwirara mu muhanda baza kumufatira mu cyuha muri hejuru. Musazi we, umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe agwajyayo ariko da njya mbona babyara naha ngaha ari ukuntu mwaramutse ariko umwarimu yakatiwe imyaka 30 nyuma yo kwemera ko yasambanyije abanyeshuri yigisha. Wahoze ari umwarimu rero ngo yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 ziriho hohoterwa rishingiye ku gitsina ariko ngasambanya abana yigishaga, abana b'abahungu rwose ariko banyagasane. Yesu ni umwami. Uti bimeze bite rero turaza kubigarukaho. Nanone ndababwira ko muri Afurika y'Epfo Ambasaderi Razo yanenze cyane politiki ya Perezida Donald Trump. Yewe mbibutse ko turi tariki 16 Gicurasi 2025 hagati ya saa 12 na saa 6 z'amanywa hateganyijwe imvura mu mujyi wa Kigali no mu turere no mu ntara y'Uburengerazuba y'Amajyaruguru kandi no mu turere twa Bugesera, Nyamagabe ndetse na Nyaruguru naho iyo mvura irahateganyijwe. Gusa ariko ikindi wamenya nuko handi hose hasigaye burya ngo nta mvura ihateganyijwe. Gusa ariko hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko hagati ya 3 na 6 ku isegonda. Igipimo cy'ubucyuhe bwasi gitangajwe muri iki gitondo ni dogere Celsius 12 ni mu karere ka Nyabihu. Reka nitse gatonda garukane kumwe na mugenzi wanjye Meki ubundi tuyasasanure. Abadahogora bati mwaramutse raguma urakeye mawe. Ndagaruka mu kanya ngenderwe Matsiri. Nijana na 5 n'igice kimwe ni Radio Imanzi Kabimanzi mu radio hose twumva neza nta makaraza. Abadahogora bati mwaramutse raguma. Mwaramutse Meki. Aramutse. Iraguma se koko? Iraguma. Umuntu akakunyuraho rwose akabona arigendeye. Ariko hari ibyo avuga. Hari ibyo avuga ukumva bitarimo. Ane ngakakwiyemo ko ku kigage. Nguzirikana iryo jambo. Yakwimye urarizirikana. Nanjye ure nkaho yakavuga nanjye nzakwiye. Exactly. Uzirikana ati zirikana. Turanyemeje nanjye nzakwiye. Hanyuma umunsi yako uretse sha. Nanjye nzakwiye. Kera tukira abana umuceri hari gihe kurya byabaga bigoye. Kera wahingwaga hese. Winsetse bavaga Tanzania. Ariko wo marashaho yamwe we. Nuko rero ndukava hari intambara muri Pakistan. Muri Pakistan. Hari n'abaza niba Pakistan ari umuceri cyangwa yabenje tuze ko ari umuceri. Umuceri wa Pakistan. Byose byo muri Aziya birawugira mwinshi. Baratubazaga batese inyama n'umuceri wahita mike. Imibare akazamo interivare ako gatanga n'umugabo wa cyenda. Tanga umugabo wa cyenda ugasanga bakwihera umuceri. Inyama zarabonekaga cyane. Ubwo byarasimbura. Inka zaragandaraga. Byarasimburanye. Abazi koroba bakajya koroba
inyamaswa bajyaga kuzica muri parike y'Akagera batarayizitira. N'ahandi rero inkoko hari igihe umuraramo wazicaga ukuntu inkoko yabaga ari ifunguro uzi ukuntu kubera yarwaraga umuraramo bakajya bahereza agasenda bakarusya kamurari nyine ko ntabwo bavuga piripiri ni kamurari piripiri nta kintu umuntu asigaye afata ukagikata ukagira ngo ni igitunguru. nanjye taryo urusenda nsigaye ndyaho nkumva ni urujya. Ni ikintu byararangiye mani ni ifumbire mvaruganda. Ifumbire mawe. Noneho rero karaka kamurari fata ukagasya neza ukagahondera ku inuzi ugahondera kwibakure warangiza ugashyiraho utuzi dukeya ugashyiraho kayiko ukayasamura ukamena mu kanwa. noneho iyo byageragaho nyine bikanga igacaho ewana yabagira very sweet kagasenda karagiye kagakora. none byarasimburanye imiceri yarabonetse inyama zirabura byaraguranye mwabantu ibintu n'ibiki uzi ko byaguranye koko byaraguranye kabisa. yewe numvaga n'abandi handi bagize kujya gutangiriza ubukangurambaga ngo bwo kwirira amafi barimo kuvuga ko isambaza ngo igeze ku 8 kilo ubwo se baracyaziriye none se nicyo kibazo ako mubwira indagara bagiye gukora ubukangurambaga bwo kuraga noneho ngo bari mu bukangurambaga bwo gupima iki ibidukikije mu mwuka reba aho ngugeze mu iterambere ko bana ubushakashatsi kandi gitangaje ubushakashatsi bugenderamo amafaranga we ikinyegaye nta misiyo haragenda mu modoka ikodeshwa mu 200 buri munsi zabo baraziparika kandi zifata ramusamu cyane kandi agashyizamo nahise akwambwa n'ibintu mwazabye ukuntu mubigira ngutu umuyobozi ajya muri misiyo akagenda n'imodoka yakodesheje kandi hari asanzwe afite musanzwe n'umumwere sanze ihabwa ramusamu rwose. ibintu mwarebye ukuntu mubinoza koko aya mafaranga ya buri kindi akora muhaye imodoka yishyura gake gake umumenyera essence none agiye kujya mu butumwa iyo nguyo mukodeshereje indi cyakora no kugira ngo kampani zifite none se zo zahoze babiri batatu baguye kazi ubundi dukomeze n'amakuru rwose arahari ku bwinshi cyane mu Burundi muri Kongo iyo giterwa inkingi yo sida muri Afrika y'Epfo rwose ngo imeze nabi yihariye 17% ariko rwose ubu ngo n'umubyeyi arimo kujya kubyara nta muri Afrika y'Amajyepfo kwa Afrika y'Amajyepfo icyo kibazo kirahari cyane guhera muri za Eswatini kwa Muswati South Africa urabizi na Zuma bavugaga ngo arifite ubu yaravuze ngo ahita yoga yamaje kugenda Zimbabwe yana wensatse yamanutse cyo Zimbabwe mwaramutse rero aramutse ego Doreza mitiye Rwanda ndahari ndakumva wangu yes gitondo cyiza twese hamwe wanjye ngari mageragere mu musore w'imyaka 32 uyu banaga ngo yaguze ikintu ko bagira ngo yateye imbere agiye korora ihene ukumbe ni agiye kukishyirikamo yahimye nde harihima nesho harihima no umuhungu wa Mujinya korera y'abagabo byo muri Kongo ngo byararasa barabahora barasana barase ntabwo cyabura ariko turanababwira n'ibindi ntambara y'ubuye noneho bya bindi bari barimo by'amantuza byarangiye reka twari nayo babwiye hanga ko nta bintu byashoboka ntabyo hariya ni ku ruhembe rw'umuheto nta kindi ariko rero biterwa n'ikinyabupfura gikeye umuyobozi w'abatoza kumbe ngo n'abantu bayobora bayiragira babaga bari kumwe na Gisegete nganyumvira abajepe ariwo mutwe barasanye ko bari abantu bose babubaha mu bihugu byose kwiza nyine niba igisirikare kwisi yose abasirikare bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu niwo baba bakomeye muri Amerika barahari na VCRZ natwe turabafite Republican Guard bamwe mujya muri itango na CTU niho abantu baba bafite umwitozo discipline biri ku rwego rwo hejuru agakwiye rwose kumurwaza 80 n'inga yahinga ukuntu mwari muri kumwe buryo uramurwaza reka konseto byaterwa n'ukuntu mubanye umbaze ugendana na miti ugasaza miti koko ntiyajya agusazisha neza ndakubwira ngo gusazira abo bana batarabaho na Kiza Besige uriye uri gufungwa uzuka ariyo muntu uri muri Guinness dore ko wafunzwe inshuro nyinshi ku isi uriya yari umuganga privé wa Museveni none yego ari na Colonel wihariye rwose ari na Kano itade Kano
banasangiye umugore buriya Winnie Byanyima yabanje kuba Museveni si byose bimeze rwose akajya cyamufatiranye uriya mugore wari umucungagereza abararuhungu abana rubizi urakoze seti uragira uti Winnie Byanyima burya yabanje kuba Museveni nawe waba isijya ahubwo sinzi wa papa yundi ariko nicyo nzi yabaye wababiri ko ari bo kandi bakiri bajya banavuga ko ari nacyo kintu bapfuye cyambere bapfuye Winnie Byanyima yigeze kugira gutya hari igihe yigeze cyashize araceceka niyongera kuvuga Kifefe byabaye rero yari hano ku Kigezi ni hirya Kabare ari kuri radio arimo avuga ubusa nkuko noza yabivuze azabatsinda wo muri Uganda Museveni yaravuze ugiye kuba nk'abazayirwa ngo perezida w'u Faransa yaraje uriya ni Marie de Gaulle cyangwa arari baruga ngo mu butu Bufaransa yarasuye azabatsinda rero muri Uganda yavuze ati rwose uyu mugabo urimo kuvuga ubusa iki kirade mu gikureho radio yarazimye bayikuyeho niyakomeza kuvuga birarangiye rero acurangira abahere bigeze rero kumukomorera ama station ya essence inkaze byose yego barabirekura araceceka ariko ntiyanyurwa arongera aragaruka aravuga niyo mpamvu rifungwa rifungurwa rye tuzakomeza turivuge mpaka none se nta kundi byagenda ubwo zakomeza ajya magaruka hari abantu bishimiye inzu bahawe rero hano hirya muri Mpazi hariya muri za nzu z'icyitegererezo hirya ha bazishimiye abandi bati ariko asabo nari mfite saro irimo imyanya 12 ngo kari agasaro ne gato nezajyamo ibyo biravugwa none se ntabaravugaga ngo nari mfite ahantu mfitemo n'abapangayi azabatsinda yatubwiye ko tugomba kwizirika umukanda iyo nzu uvuga izo ntebe z'abantu 10 n'abangahe none se reka nkere barazubaga buri ni bya bindi bavuga by'ukuntu mbere ya corona abantu bagiraga ubukwe bagatumira abantu miliyaridi muri corona abantu ntibabukoze bw'abantu kandi bwaranabaye hari igihe batageraga 30 rwose ubundi change yose ibaho nyine abantu rimwe n'impinduka ziravuna ariko tugomba kwakira hari kuri maze ukuntu hari hageze hataje ikibazo rega NST2 bizajya kugera muri 2029 izi nzu zose tubona hanga gukurikizaho Kimironko Nyagatovu ariko bahakase imihanda bigaragara ko hagiye kuba ikintu gikomeye kurinda ugera hariya kwa mugabo nyiri Kigali Gas hose bari kuri ritima tumarabizi ko ni time n'ugukoma rutende bazava Nyagatovu baza hano batsinda hano ni iyo nzabatsinda bambuka iyo za Kabeza aragana hepfo Kabeza ariko naho Kabeza naho harahari karageze ni Kabeza cyangwa ni muri nuza kano gace guhera kuri za Matazi kuri za Matazi ukomeza kunguko agiye harimo ahantu hataryoshye erega nawe uhitibonera nose ikinyinya reba hano Kibagabaga zamuka kujya ikinyinya hari ku centre de santé rebe bumoso bwawe sanenzo zegeranye zijya gusa nk'izi buryo erega ubundi uko zigenda zizamuka wenda nk'ama etage kugenda ijya hejuru niko igenda ikodeshwa make haza kujya bazubaka nyine bazatwubakira za Bokarifa tujye twibera mu gasongero nakundi hasi haba hahayenze cyane ufite igitanda ngo cya metero 2 kuri 2 ngo nizajyamo 2 kuri 2 double bed mazongo ntabwo byo nyibukije yandirimba double bed mazongo nyibukije kabisa iki gitanda urashaka kukiryama ngo bigende bite
uri mazongoto ntabwo biba byoroshye bw'abantu ngo tugomba kwakira ibintu uko wararaga aho ngaho byararangiye mujye mwakira impinduka burya hari abishimira ko bazibonye ariko se niba wari ufite inzu wenda nifite ibyumba 3 na salo kambyemere da ariko hejuru ku ibati imvura iguye uhita ujyana y'irindi buye kugira ngo rifate ibati ritaza kuguruka kandi hariya inzu wahawe ibyo bintu bishobora kuba ni ruriba no gutera umusumari cyo kuzanye foreze ni foreze zaruriba zirakomeye ziraza musanza kugira ngo uzayipfumure takuraho iki no kuzana foreze gapfumura ntibikunda urapfumura icyo bikunda bagashiraho gushyira amarido bagashiraho gushyira ibiki cyangwa na oya ni icyumba na saro na dushe na toilette imbere ni igikoni abaha indobo yo gushyiramo imyanda y'ibibora nibitabora amazi hari yagura make ugereranyije n'ahandi kunagura umuriro nawo nuko ngariko ngufite igitanda ukijya ngufite saro yakira abantu 12 byo maziki cyane cyo bita igikorwa rezinzo sha ababasuye rero barabwiye ngo ngaba bafite abashyitsi mujye mujya kubaraza muri hoteli arewe bivuze ngo mugire bake bashoboka yabe nibyo kuza umuntu akava mu cyakaza ku biti by'umweru bitatu wawe reka da ntabwo bigikunda ntabwo ibintu byarahindutse za Nexus ziracyabaho uzajya Nexus ya etage se muri etage baho cyokora no zarasabye warazifite hano kuri yenze za kodesha neza etage sabe wawo ndi uhanutse kuntu mwasimbutse n'ikabuta nuko bimeze rero no kwakira impinduka ababigishimiye barahari ni benshi n'abababaye mwihangane muzajya mugenda mwishima gake gake nta kundi uko iminsi igenda ishira indiza nuko imera impinduka ugereranyije n'ukuntu hari hameze imbere n'ubu ko hameze hari icyahindutse inshuti yanjye hari icyahindutse kandi aho kugira ngo uburyo umutungo wa mbere igihugu cyo gifite n'abaturage ni nabo gikorera ubwo rero kugira ngo tubabure tubarora ukuntu ibindi bihugu mwuzuruba abantu bagapfa bagashira ntabwo rero abayobozi batureberera ari byo baba bashaka ngayo nguko hanyuma hari hakurya hari mu Burusiya Zelensky yabuze Putin mu biganiro nawe ari na kondisiyo yari kondisiyo yari yashyizeho kuko yabyanditseho n'ejo bundi kuri Telegram no kuri X yaravuze ati ubu intambara turimo imyaka 3 irihiritse niba koko Uburusiya bushaka kirangira reka nzahure na Putin nkuko Perezida Trump yabipropose Putin rero mu kumusuzugura yohereza delegation igizwe n'abantu nta na ministre n'umurimo abanyamabanga nk'aba vice ministre barahongaho gusa nibo bohereje muri Istanbul muri Turkiya Zelensky nawe yohereza delegation yoboye na ministre w'ingabo wa Ukraine nubyigaragaza rega intambara nejo bundi nejo nibyo twavugaga kwanza n'abafana abanyaburayi ya nama bavuga ngo bari barimo kunywa cocaine ari Karistama Frederick Karistama w'Ubwongereza ari Frederick w'Ubudage na Emmanuel Macron w'Ubufaransa ira nama bagiriye Kiev byari byo kubwira Zelensky bati ibintu byararangiye va muri ayo ni ukuvuga ngo Uburusiya ikintu bushaka ni kimwe ni ukugumana gace k'abantu bavuga ikirusi erega ni nkuko nguko tuvuga na natwe turamutse dufite nk'imbaraga nk'iz'Uburusiya ningo twavuga tuti ahantu hose ari agace kari mu bantu bavuga ikinyarwanda kuko mu gihugu cyabo bafata nabi bura nicyo kibazo rega kinahari bura bara bose n'ubwoko bw'Abaslave ariko hakaba abarusofone ejo buri ku itariki 9 z'ukwa gatanu kuri wa mwiri kwabaye kwa gatanu wabona ukuntu Putin yabisubiyemo aravuga ngo ikintu tuzarwana ubunazi turwana n'ikintu cyitwa rusofobia kwanga abantu bavuga ikirusi abo rero ni barwane nkuko bavuga nk'u Rwanda rufite nk'imbaraga nk'iz'Uburusiya rukavuga ati tugiye kurwanira abantu bavuga ikinyarwanda bo mu Burasirazuba bwa Kongo ibyo rero ni nkayo mpamvu ndi Putin arwanira ikigaragara zira leta zose uko twazivuze izo zose za Donetsk, Luhansk, Donbass na Kherson nizo zose zigomba gusubira ku Burusiya Ukraine kaguma kwayo nabavuga ikinya Ukraine Uburusiya bukomeka ku bindi nta kundi niwo mwanzuro bitabaye ibyo rwose ntabwo bizakora ntabwo Ukraine yayishobora rwose byaranze no kwihanduza icumu bidafite gahunda nuko nguko bimeze rero Afrika y'Epfo rwose sedayo ngo mvangera abamara mva ko bagira ngo ikigo cy'igihugu cyo guhora buri munsi abazungu reka twumve isaha rero turagaruka mu kanya